Ndabaramukije inshuti z'umusaraba nanone inshuti z'umusaraba shalom aho muri hose. Turacyakomeje muri cya kiganiro cyacu twibukiranye gusoma Bibiliya. Tumaze iminsi dusoma tugeze ku gice cya 10, twarangije igice cya 14, tugiye gusoma igice twarangije igice cya 13, tugiye gusoma igice cya 14 kugera ku gice cya 15 uko umwuka cyangwa se igihe kiri budufashe kubikora. Dusabye Imana Data, dusabye Imana Mwana, dusabye Imana Mwuka Wera kubana natwe muri aka kanya kugira ngo twibukiranye gusoma inkuru yo mu byahishuwe. Igitabo cy'ibyahishuwe kirimo amagambo asa n'akakaye kandi akomeye, ari ubuhanuzi bukomeye buteye ubwoba Yohana yeretswe. Nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe Yesu, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe Kristo, nyemerera muri iyi minsi ngendane nawe, mu ntambara ngendane nawe, bikomeye ngendane nawe Yesu, nyemerera ngendane nawe, mu bibazo ngendane nawe, mu gihe cy'akarindagiza ngendane nawe, mu ntambara ngendane nawe Yesu, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe Kristo, nyemerera ngendane nawe Yesu, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe, nyemerera ngendane nawe Yesu, nyemerera ngendane nawe. Tugiye gusoma rero, turakomeje gusoma igice cya 14. Umwana w'intama nabo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere ya ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 na ba bakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihaboneketsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Ubutumwa bw'abamarayika 3. Nuko mbona marayika wundi agaruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wundi wa 2 akurikiraho ati, iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwabo. Marayika wundi wa 3 akurikiraho avuga ijwi rirenga ati,
umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo no mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni we uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Baramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Imisaruro ibiri. Mbona igicu cyera, no ku gicu mbona uwicayeho usa n'umwana w'umuntu, wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe, kandi afite umuhoro utyaye mu ntoki ze. Marayika wundi ava mu rusengero arangurura ijwi rirenga, abwira uwicaye kuri icyo gicu ati, ahuramo umuhoro wawe usarure, kuko isarura risohoye, kandi ibisarurwa byo mu isi byose byeze cyane. Nuko uwicaye ku gicu yahura umuhoro we mu isi irasarurwa. Marayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mu ijuru, nawe afite umuhoro utyaye. Hakurikiraho undi uvuye mu gicaniro, ari we mutware w'umuriro, arangurura ijwi abwira wa marayika wundi ufite umuhoro utyaye ati, ahura umuhoro wawe utyaye, uca amaseri yo ku muzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zinetse. Nuko marayika yahura umuhoro we mu isi, aca imbuto z'umuzabibu w'isi, azijugunya mu muvure munini w'umujinya w'Imana. Uwo muvure wengesherezwamo ibirenge inyuma ya wa mudugudu, uvamo amaraso agera ku mikoba yo ku majosi y'amafarasi, ageza sitadiyo 1,500. Uwiteka tugire neza. Ibyago 7 by'imperuka, cyo ni igice cya 15. Titire iravuga ngo ibyago 7 by'imperuka. Mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo bamarayika 7 bafite ibyago 7 ari byo by'imperuka, kuko muri byo arimo umujinya w'Imana wuzurira. Mbona igisa n'inyanja n'ibirahuri bivanze n'umuriro. Mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri, bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama, bati, Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza akwikubita imbere, akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rukinguye, ruvamo bamarayika 7 bafite bya byago 7, bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana, kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza.
kimwe muri bya bizima bine giha abo bamarayika barindwi inzabya ndwi z'izahabu zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zawo. Ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago birindwi by'abo bamarayika barindwi byarangiriye. Uwiteka atugirire neza. Amen.